ku ruhande rw'u Rwanda Perezida Kagame ntawe ibyo tumaze iminsi tubivuga, ahubwo ejo hari uwo twaganira avuga ati ariko bya bintu mwavuze ko atahari, ko mbona abanyekongo batinyutse aho nta kabanga bamenye, noneho nta kabanga bazi ko uwo mutinda atanahari, ngo ntibavuze umutinda ariko ni nkabyo yendaga kuvuga, ati ndi kubona iwacu batinyutse bagomba kuba bararikandagiye ko wa wundi wabakangaga atakiriho ya ntare yabakangaga. Nuko bakunzi b'ibiganiro dutambutsa ku murongo wacu Info France Rwanda, ndabashuhuje kandi mbararitse mu kiganiro tugiye kugirana muri aka kanya, cyane ikiganiro buri gihe twiyemeje ko tutazajya dutatira igihango cyacu tubona mu muco nyarwanda, agaciro karimo, ingengagaciro zuzuyemo, ku buryo abanyarwanda bari mu mahanga cyane cyane tugomba gusegasira ku gaciro icyo kirezi cyacu mu mvugo, mu bitekerezo ndetse no mu mikorere yacu, ku buryo abanyarwanda twicaye hano hanze, abavandimwe tubanye, inshuti z'amahanga, amahanga muri rusange, ubwo icyo tuvuze cyose nicyo dutekereje tukakibagaragariza bagira icyo bakivugaho. Uyu munsi rero ikiganiro kiragendanye n'agatsiko cyane cyane Nahimana abereye umuyobozi, cyane ko baherutse gutangaza ikiganiro cyatambutse ku cyo bita ingirwa televiziyo yabo bise ngo isi n'ijuru, akavuga cyane yiyamirira ko kuva na kera yatukanaga, kuva na kera yitaga abantu abatindi, ku buryo yongeye akabigarukaho no muri iyi myaka afite mu kiganiro cy'ejo bundi rwose mu matariki 2 z'ukwa gatandatu, yivugira ko ubwe yabyirutse atukana. Ni ukuvuga ngo ibyo akora ubu ni ibintu asanzwe azi, ntabwo ari ibintu ashakisha, ni ibintu yabyirukiyemo, ni ibintu yarerewemo, ni ibintu yakuranyemo, ni ibintu yakorewemo, ni ibintu yabereyemo umupadiri, ni ibintu yabereyemo umusaserdoti, ku buryo ibyo byose azi kugenda byegeranya ndetse akanabyibuka akabitangariza n'abandi. Ubwo rero nagira ngo tujye mu rwego rwo kujya tubatangariza Nahimana wahoze ari padiri uko yabyirutse, uko yabayeho, mbega Padiri Nahimana uwo ari we. Ariko ni ukuvuga ngo uyu mwanya tuganira ntabwo turi buze rwose gutinda cyane ku mimerere ye, ku miterere ye, ariko turavuga ku byerekeranye n'ibiganiro bitambuka ku cyo bise ngo isi n'ijuru. Isi n'ijuru ntabwo twajya gucukumbura ngo tuvuge ngo isi n'ijuru ni iki, nyir'ubwite niwe ubizi ibyo ari byo, ariko ibitambukaho mujya mubikurikirana kenshi mukumva ko aravanga no kuvuga ngo isi akongera akavuga ijuru. Tuzi ko iyo ugeze muri Bibiliya wumva ko ngo ibikorerwa ku isi atari ibintu byiza, ariko ibera mu ijuru ni ibintu byiza. Aho yenda twe kuhatindaho, ariko tuze ku biganiro yagiranye n'uwitse François, cyane cyane bose biyamirira bavuga ukuntu bagiye babaho mu mashuri, ukuntu ngo babayeho nabi mu gihe abapadiri ngo bemererwaga kwiga, bari abapadiri b'abatutsi, abapadiri b'abahutu ntibemererwe, ku buryo we yageze naho avuga ati ngewe ubwanjye nabyirutse ntukana. None hakubitamo n'ikindi gitutsi cyo kwita abantu ngo mbese wumva ari si n'igitutsi gusa, ahubwo kirengeje kuba ari igitutsi. Kwita umuntu ko ari umutindi, mundi mu Kinyarwanda tuzi ko umuntu w'umutindi ni umuntu mubi, ni umuntu ku mutima we hakorerwaho ibintu bibi gusa, acikanaho ibintu bibi gusa, atekereza ibintu bibi gusa, mbese ku buryo uwo yise ngo ni umutindi ni wa wundi utari umuntu nyamuntu, wa muntu udafite umuntu, ahubwo wa muntu usa naho ameze nk'igisimba cyangwa se nk'ibyo. Nkibwira ko rero n'ubundi uburya umuntu arivuga, nubwo yabigerekera ku bandi ariko arivuga. Ubwe kwiyemerera ko yabyirutse atukana ni ibintu bigaragara. Ubwe kwiyemerera ko mu gipadiri babyirutse bakoreye ibintu by'ibivunge, ibintu bya revendication, ibintu by'amagreve n'ibiki byose, ni uwo muntu dufite uri hanze ahangaha, uri gushyushya abantu, uri guteranya abantu, agatumira abandi bantu kugira ngo nabo bajye mu byo avuga ndetse bahamye n'ibyo we ubwe yemera. Murumva rero ko ni akaga cyane kumva umuntu wahoze ari umusaserdoti akemera ko ubwe yabyirutse atukana, agakura atukana, kugeza muri uyu saha, muri ayo myaka afite, akongera agatukana yita abantu ko ari abatindi. Kwita umuntu muzima, kwita umuntu mukuru, kwita umuntu w'umuyobozi, kwita umuntu uhanitse ukavuga ngo ni umutindi, icyo kintu ni ikintu kirengeje cyane. Iryo jambo rero ryaratambutse mu kiganiro yaratanze ku matariki 2 z'ukwa gatandatu, aho yaganiraga n'uriya umutumirwa yari yise François, sinzi niba ariyo mazina, n'igihe bita amazina atari yo kugira ngo barindagize abantu, ariko tubyakire ko yamwise gutyo ari we.
wareba na za comment zimukurikiye ukabona bamwogagiza cyane muri bwa bugome bwiye muri bya bitutsi byo muri iki byose, nkavuga nti attention, diaspora nyarwanda iri hanze hagombye kubamo warning ku bantu bakuru, warning ku rubyiruko, kugira ngo batajya mu murwi nabo ubwabo, kugira ngo bihe gutukana. Twabonye ikintu yaremye agishyira aho ngaho, agesa naho agihimbahimba akita guverinoma. Iyo urebye abantu barimo benshi ni abantu bazi gutukana gusa pe, ni abantu bazi gushira isoni pe, ni abantu mbese bavuye muri bwa buryo bw'umuco wa kinyarwanda, bihimbira wabo muco w'ubugizi bwa nabi, bwo gutukana, bw'amagambo mabi, wo gushira isoni. Diaspora iri hanze, diaspora nyarwanda, ese dukomeze twemere ko umuntu w'umugabo nkuriya n'abategarugori ndetse bunga muri avuga bakomeza kujya batukana? Ejo bundi twabonye Mukankiko nawe yabaye nk'uwameza amababa mu butukanyi, azamuka mu ntera ndetse anabivugaho yitakuma cyane, bigaragara ko bimushimishije. None Nahimana we mu bitwenge byinshi nawe ari kuvugana na François, amwizeza ko ngo gucana igicaniro, gucana iziko, kugira gute abishyiramo byose, arararika abakongomani aho bibereye, arababyinisha kugira ngo yenda yerekane ko sinzi ibyo yashaka kugira ngo agereho, ariko icyo yashaka kugira ngo agereho ni ugusegurira bwa bugome afite, bwa bugizi bwa nabi afite, bwa bushizi bw'isoni afite. No mu bitwenge byinshi n'amataratara yayahengetse neza, nawe inga yayishokoje. Noneho Padiri Nahimana wabihozemo yibuka ko yahoze ari umutukanyi, ndetse ubwo nukuvuga ngo niba umuntu bavuga ati nawe umutukanyi, hari aho bigaragara ko yigeze abyihana, ahubwo noneho niho byakuze bigera hejuru cyane. Nagira ngo rero twicaye nk'aba diaspora hanze dutekereze ngo u Rwanda rukeneye abantu batukana, abantu b'abagabo, abantu b'abategarugori batukana. U Rwanda, abanyarwanda dukeneye kugira ngo tubahe umwanya, tubahe igihe gihagije cyo kugira ngo batukane, bagaragaze uko bimereye, bahindanye umuco nyarwanda, bawugira karaha kajya hehe, batukane, bavuge bibi gusa. Oya, ntabwo bishoboka. Info France Rwanda mu gihe cyose izaba ifite ijambo kuri tambutsa ku mbaga turi hanze, bari mu Rwanda, bari mu mahanga, izo mbaga turagira ngo hatambukeho ibintu bizima. Kandi ariko ndagira ngo mbibutse ikintu gikomeye cyane. Umunyarwanda yibwira undi ati mbwira uko nitwa, ati nkubwira uko witwa, ati uko witwa nuko babandi mugendana bitwa, kuko yaba ashatse kugira ngo amwereke ko agatsiko bagendana nagatsiko k'abantu babi, nawe ubwo ari mwako gatsiko k'abantu babi nta kindi kiza yabarirwaho, nawe ari ubugome gusa. None banyarwanda muri diaspora, abantu bashengereye Nahimana, mukumva ubutukanyi bwe, mukumva ubushizi bw'isoni, muracyamushengere kugira ngo mukure y'iki, kugira ngo namwe mwitwe bande. Ndagira ngo ndabasaba rwose by'umwihariko, bantu biyemeje kuba intagondwa, bantu biyemeje kuba abatukanyi, mukaba bashize ibisoni, muri abagabo bakuru, muri abadamu bakuru, muri abasore bakuru, ibyo bizabagezaho. Iyo ndangije ikiganiro mbona ibitutsi byinshi cyane bivuga uburyo ki rwose uwo musaza bitamureba, bitageze gute. Ikindi base niki icyanshimisha nuko abanyarwanda twakwicara turi hamwe, tunezerewe, duhuje, tuganira neza, nta muntu utera indi buye, nta muntu utuka undi, nta muntu ugambanira undi, nta muntu uhuruje mugenzi we ngo naze yice kanaka, nk'uko bigenda bigaragara kuri ya televiziyo, ngirwa televiziyo ya Nahimana n'agatsiko ke bari kumwe. Ako gatsiko tuzasenya imirimo yako mibi, tuzasenya ibigirwa bibi, ibikorwa bibi byabo, tuzasenya imigambi yabo mibi, kugira ngo bishobotse bagire imigambi myiza nk'abanyarwanda bazima. Icyo reka tukemeranyweho. Nibishoboka bikagenda gutyo, u Rwanda ruzarwatengamaye. Nibishoboka bikagenda gutyo, abanyarwanda mu mahanga tuzagira amanota menshi cyane. Umuco nyarwanda uzaba udatukwa, kuko n'ubundi utukwa kubera twebwe, nibwo twebwe tutukisha imvugo, ibitekerezo, imigambi mibi, iyo ari bibi nk'uko mbivuze. Nawa muco nyarwanda tuba tugize mubi. Ntabwo wavuga ngo amazi ni meza igihe ubonamo isayo, ntabwo wavuga ngo amazi ni meza igihe ukibonamo ibiroha, kibona bone wakongo ibintu by'ibisheke bajugunyemo, bari imeneke bajugunyemo,
ise mwibwira ko nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda kugira ngo ace bene iyo myanda hanze ayice no mu abantu batambuka aho bagenda kugira ngo n'ibyo birimo ni ukugira ngo mu muco nyarwanda habemo umuco urangwa n'ibintu byiza, hamwe umuco urangwa n'uko umunyarwanda afite isuku ku mubiri no bitambuka biva ku mutima we, bize bigaragara ko ari bizima, byumvikane ko ari bizima, byumvikane ko bifite akamaro. Ibyo bintu bifite agaciro, ndagira ngo tubihe agaciro gakomeye cyane. Munyarwandakazi, muri diaspora siho habera ibintu bibi, siho hacurirwa ibintu bibi. Mureke tugire diaspora iberamo ibintu byiza, abantu babanye neza, abantu hamagarira abandi kugira ngo bongere batemane, bongere bicane. Muri ko matatu bushize nababwiye ngo ashimishwa nuko abonye ngo abanyarwanda bagiye kwiyahura, agashimishwa nuko yabona umuntu afashe umupanga agiye gutema undi. Ariko murumva ako gatsiko ibintu biberamo gusa, ibintu bikorwamo gusa, na nyirakuru noneho urumva ko we yiyemera ngo yabyirutse atukana, yabyirutse ari umugome, yabyirutse afata abantu n'abandi akabakubitisha imitwe. Akongera akavuga ko bimushimishije, bimunejeje, akongera agahamagara umutumirwa we kugira ngo babyumvikaneho bose bagire urwenya. Umva icyo kiganiro abenshi mwacyumva, ariko ijambo ryatambutse mu byo kuvuga ngo nawe yabyirutse atukana, kandi akongera akavuga ngo uyu kanaka ni umutindi. Ndagira ngo mbabwire ngo reka twamagane by'umwihariko ubugome nk'ubwo ngubwo, twamagane bivunduye ubwo bugome bukiri mu banyarwanda, bumva ndetse barera abandi banyarwanda nk'ubwo buryo, bakaba bazavamo abantu babi gusa. Ndumva nshimye ko dusoje neza iki kiganiro Info France Rwanda. Iki kiganiro ikibasaba no kugira ngo mujye mugisaranganya, nyamuneka kuko kikugezeho utarababone ugiha abandi, niba kandi utarababone ugerageze kuba abone, kugira ngo iyo subscribe ukoze ikiganiro nk'iki gitambuka kijye kikugeraho nta zindi ngufu ukoresheje, nta bundi buryo ukoresheje. Ndabashimye kuba mwihanganye kugira ngo mukurikire ikiganiro cyacu, ndabashimye kuba mwabaye hafi yacu, kandi ndabinginze kugira ngo n'ubutaha ikiganiro turi gutegura tuzakibagezeho muri karibu, kandi mwishimye munatugezaho n'ibitekerezo. Nibyo mbisabiye kandi nzi ko muzabidukorera. Imana ibahe umugisha, mugire weekend nziza.